hari aho ntabwo woroshye. iriya event yabaga hari nimba uyizi wenda bizi n'abana bo mu ngofero bahanyweraga. n'abana bo mu ngofero babaze uyu wikwirwa uvuga byinshi. n'abana bo mu ngofero banywera nyine ubwo yo sinzi uko byanagenze, byarashyushye birashyushye bihita bigenda. yego usibye iriya event ntirariraga mu kabari. yego za Nyamirambo ntiraraga mu kabari. najyaga kwibyinira. twisohokaniraga n'abakobwa. ndetse abataraje kuri kamera twasohokanye mu tubari twaranye no mu tubari twakoranye n'amabi ni benshi. barababonye ni bake. ibyo byabaye ariko ari uko Chantal mutandukanye. ibyo byabaye ari uko njye na Chantal twatandukanye, umwe acibwa n'undokwe. kandi witonde gato, mbana ntandukana na Chantal maze imyaka 6 tutabana nabyo. ibyo nabikoze nyuma y'imyaka 3 ntandukanye na Chantal. kuko muri 2020 dutandukanye ntago nahise-ngwa. ahubwo bitewe n'ubuzima n'iki no kugenda umuntu acika intege nyuma y'imyaka 2-3 nibwo nisanze muri zo nzira naraguye neza. njye naraguye bigeraho ku mutwe wanjye iwana ntunga umusatsi kabisa. nkajya njya muri salo nkajya hara muri bara zirasa zo gusha abasitari. nkajyaga kwiyogoshesha. njye niyogoshesha ahantu njya gutanga 10-15 bakanyogosha bakaniramo fresh rumva narerekuraga nitagaho. ko nta bitatuwaje washyize ku mubiri. tatuwaje ndayifite. mfite hano mu gatuza, mfite hano ku kuboko. ariko izo twereke turebe amana. singi tatuwaje. singi tatuwaje nahano. naraguye mbye. nta nzoga nimwe ntazo. banyinuva ngo we yanyiciye izina. kandi ukura kuzi. rero icyo namubwiye nagaruke mu rugo abane n'umuryango wiwe. nje ntago naje nsanga ari kumwe n'umugore wiwe. nanagenda ari kumwe n'umugore wiwe. atandukana n'umugore batandukanye ntahari. nibo ubwabo bitandukanyije ntabirimo. rero aho abinzanamo nje nambabare kuko ari kumpemukira. yego nje niyo message namuha. ikindi nabwira abantu bakora inkuru, mugakora inkuru ku bantu. Solange ntago aba mu ijuru. Solange ntago aba muri Canada. Solange aba mu Rwanda bi Kigali. waje ugasaka Solange ukaguha amakuru. kabiri wampamagaye nkaguha amakuru. ziko mu byawe nta muntu n'umwe wigeze umpamagara ngo mwime interview. nta wigeze ampamagara. yego ngabwira waje ukaduha ukuri. cyakoze baravuze ariko nta wampamagaye ngazeme muhe interview. n'uwampamagaye amagambo aza nimero za Solange. nkibaza nere se kuki bavuga ibintu banyirubwite bari bagamaga banyirubwite bakazakivugira ukuri. yego turi mu Rwanda. tuba kuri social media biba turabireba. waje ukavugisha nyirubwite ukamenya uruhande rwe. rero ntago mbana na Solange. tunateganya no kubana. ntituzanabana kubera ko n'uyu munsi mbishyireho umucyo. nta wundi nita mama none mfite nk'uwo nazita mama. ninakora ubukwe igihe nzumva icyo gihe ari ngombwa, usibye ko nta bindimo. nifite ibikomere byanjye. kuko nyuma y'ibyo naciyemo hari ibikomere mfite. narababaye njye mfite ibikomere. kandi nakomerekejwe nabo twabyaranye. bivuga ngo rero nyuma y'ibi nta n'umuntu wundi wakwambara ikamba ry'umubyeyi. kuko nyuma y'uko umuntu agutaye undi akagutora, mu Kinyarwanda bavuga ngo umubyeyi si ukubyara umubyeyi, ubwo aba umubyeyi kuko yakureze. ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe wowe udukurikira umunsi ku munsi mu biganiro byacu. nguhaye ikaze kuri Solange TVT ndetse no kuri Prince Robert Rwanda. twaje nyine kugira ngo tuganire. uyu mugabo muri kureba kuri kamera yitwa Imani. nkunda kumwita Amani, ariko Imani na Amani bitandukanye. ndavuga ngo biratandukanye. biratandukanye. none nkunda kubisobanura abantu. amazina yanjye ni Imani Emmanuel. Imani mu Kinyarwanda bundi bisobanura kwizera. Emmanuel Imani turi kumwe nayo. yego bivuga ngo rero amazina yanjye abenshi bakunda kumva ngo ni ay'Abasilamu. abenshi Imani arabo binanira bakanyita Amani. ariko ubundi amazina yanjye nyakuri ni Imani Emmanuel. Imani isobanura kwizera mu Kinyarwanda. Emmanuel isobanura Imani turi kumwe nayo. uvuka mu Rwanda? Yes, ndi umunyarwanda. Okay. hanyuma
nje mu kiganiro cyitwa Family Talk. yego Ni ikiganiro nkora kuri Prince Robert, ubwo no kuri Solange TV mwihangane nyine muri abahanuzi, ariko uyu munsi nje gukora ikiganiro kiri Family Talk. yego Nifuje kuganira nawe mu buryo bwo kugira ngo umenye imani ni muntu ki. Impamvu nifuje kuganira nawe, iyo umuntu ambajije ndavuga ngo ni umukameramani wa Solange, sibyo? yego Uyu munsi hari umuntu wabaza ubaje nka Papa Mugisha kuvuga ati ni umugabo wa Solange, sibyo? Kuseka yego memu n'abandi. Ariko ndagira ngo uyu munsi tuganire ubundi imani ni muntu ki, kuki yisanze muri iyo duel. Gatatu, umbabarire unyemerere uze gusobanura. Nabonye ubwo biri bigize ubuhamya bwawe, kuko umuntu ni ubuzima bw'umuntu ni igitabo, nubwo dushobora kuvuga mu minota 30 ariko nirwo rugendo rwawe. Ngiye niboneye abagore babiri baza kuri kamera, umwe avuga ko wamuteye inda n'umwana, sibyo? Undi nawe arazavuga ati ngewe ariko umuhanuzi kazi yitwa Solange yantwariye iki, umugabo wanjye yitwa Imani. Nifuje ko uyu munsi tuganira kugira ngo ibintu tubishyireho umucyo. Ntabwo njya nemera ko abantu bavuga ngo gusobanura ibintu byavuzwe ahantu ngo ari ukwisobanura, ngo iyo wisobanura yisobanya. Abantu bakure babe bura nkunda abazungu, umuzungu yego ye ni yego, nawe ye ni oya, sibyo? Ibindi bishamikaho by'icyaha, ariko abazungu bura ntago bajya bakunda mbereka z'amanyanga. Usibye twebwe abanyarwanda bacaka akantu, hari nabonye n'abapene bakizwa, ariko akantu k'amanyanga bakakagendana. Uretse rimwe na rimwe abantu hejuru iriya, ariko nabo nsigaye mbona nabo barabaye uko. Ngo haye ikaze mu kiganiro cyanjye. murakoze. mbere na mbere y'amazina nyene Imana Emmanuel, nkaba ndi umugabo w'abana babiri. Yego. abana babiri. Urambajije ngo wabonye umugore wa mbere aza akavuga n'uwa kabiri akaza akavuga. Iki kintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndaje ngisobanure neza, ariko ndagira ngo mbwire umuntu nk'uko warumbajije ikibazo. Iyo umuntu aje akavuga ngo runaka runaka, burya dukwiye kumenya ko hari inshingano uba wirengagije. Impamvu uvuze ngo kwisobanura ntubibanamo ikibazo, kwisobanura ntabwo ari ikibazo. Impamvu ndi hano ni uko nkwiye kuba mpari. Impamvu nkwiye kuba ni iyihe? Ni uko ikintu cyitwa umuryango abantu baraza bakagisenya, kubera ko iyo ufashe umwanzuro ukaza ugafata umuryango w'umuntu ukawicaza hariya ukawubwira ngo akora ibi cyangwa se ukora ibi, uba usenya umuryango. Gute mu buhe buryo iyo uvuze ngo umuryango ni ukora ibi n'ukora ibi bigende gute? Rero uyu munsi wa none sibyo nje kuvuga, sicyo yarumbajije. Igituma nicaye hano ndababaye. Ubabajwe n'iki? Mbere na mbere mbabajwe ko uyu munsi nakubwira abantu nka 5 bari inyuma y'inkuru zavuzwe zibifatika, ariko ntabwo ibyo binzanye hano. Warumbajije ngo umugore wa mbere n'uwa kabiri. Uwitwa Uwimana Chantal twamenye 2018. Yego. 2018 twakijijwe njye na mushiki wanjye muri 2013. Twabaga 2015. 2015 twari dutuye hano Rwampara, hano mu mudugudu wa Bwiza. Yego. Niho twari dutuye. Baratuzi. Primaire bashiki wanjye nanjye twize Mburabuturo. Yego. Hano kuri ikibuga cya Mburabuturo. Nabaye na dowaye waho abantu benshi barabaranze, nabaye na dowaye w'ikigo. Nuvuga ngo dukizwe 2015 twatangije icyumba mu rugo. Mu gutangiza icyumba mu rugo twari dufite mukadata waturiraga, twabanaga na mukadata na papa. Ariko mu gutangiza icyumba tugatangira umurimo, hajeho gucikamo kabiri k'umuryango. Donc aho mwarererwaga? Yes, aho twarererwaga. Mu gucikamo k'umuryango habayemo ko twebwe twari dufite isambu y'abana. Twabayeho ko duhindura location. Bangomba ko tujye gutura mu Bugesera. Mu Bugesera twagiye gutura nta muntu umwe tuziranyeyo. Ni nka kwa kuvuga ati tuguze ahantu reka tujye kubayo. Yego. Ariko mu by'ukuri ntabwo twagiye kubayo, twarapanze kubayo. Twagiye kubayo kubera ko niho ubuzima bwari butwerekeje. Yego. Navuga ngo mu kugerayo buriya umuntu wese wisanze ahantu utazi umuntu n'umwe, usibye kuvuga ngo niwe wiyizi, nta muntu umwe ubukuzi. Mu kujyayo
twagiye twe dushaka ahantu twasengera, ariko mu by'ukuri twe bitewe n'ibyo bikuba twari twaguye mu mutima, twari twanaguye, ari njyewe ari na mushiki wanjye twaraguye. Byagezeho ko na Solange yahamagara ngo muzagaruka ikiganiro, ati ngereka mbabwize ukuri nabivuyemo, kuko impamvu nabivuyemo Kigali ni iyanyu mwe muyirimo, njye ndi uwo mu ntara, mureke nibere uwo mu ntara. Vuga ngo twebwe tukiva muri Kigali bitewe n'ibintu byatubaye, kuko roba buriya impamvu mvuze ngo ndababaye, umubyeyi watureraga kuva navuka njyewe nkavuka, nta rimwe nigeze mwita muka data, mbivuze ubu. Kabiri, kuva uyu munsi wa none umubyeyi watureraga sinigeze ngirana nawe ikibazo, ariko uyu munsi ari mu bantu bihishe inyuma y'ibiganiro bikorwa. Impamvu mvuze ni iki? Dusenga twakoranaga umurimo w'Imana, icyo cyumba nawe yazaga gusengeramo akijijwe. Yego. Ariko ikintu cyambabaje, twagiye gusenga ikanyarira na ba Solange, turi groupe n'abandi bantu benshi twajyana gusenga. Imana tuvuga ngo dukore igitangaza. Twaje dusanga muka data yafasha abana be, twabanaga turi abana, yari ngiye na bashiki banjye babiri n'abandi bana be babiri, twari batandatu, dufite abakobwa babiri n'umuhungu umwe, natwe twari abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Twaragiye tuvuye gusenga ku musozi, ndibaza umunsi twe twakoze n'amasengesho y'iminsi 2. Twagiye tumara iminsi 2. Muri iminsi 2 Imana tuvuga ati mbavunjemo amasengesho mwakoze, mwaje mukora iminsi ariko njye mbavunjemo iminsi 120. Twaratashye roba, wumve ngo uwo muntu twapangaga amasengesho, twapangaga kujya gusengera abantu, twapangaga kujya gukora ivugabutumwa mu ngo z'abantu, uwo mubyeyi turi kumwe. Twamwitaga mama, ku buryo twe twamaze no gusetingamo mama wacu yaturitaba Imana. Tukumvaga ko uzambara n'ikamba rya mama, kuko niwe twakuze twamenye ubwenge tumubona. Muri make twaramwubahaga. Ikintu cyatubabaje twese tukagwa. Twagiye ku musozi dusanze yafasha abana biwe, ajya kubashakira icumbi ku ruhande, akuramo ibikoresho byabo, aragenda abicumbikisha, asigamo ibyanjye n'abashiki banjye mu nzu twakodeshaga. Arangije agenda abwira nyir'inzu ngo genda ufunge inzu nayivuyemo. Roba Bibiliya avuga ngo uzaraga umwandu, umubyeyi mwiza uzaraga umwandu umwana, n'umuraga umwandu uva ku Uwiteka. Nta kindi kintu cyose gituma umutima wanjye numva uguye, gute umubyeyi arobanuye abana, ko twe tutamurobanuraga, ko twese twaravuga butumwa, twese kuba mu binginzi bagakora umurimo w'Imana, gute yarobanuye abana be bakabakuramo n'ibikoresho byabo, bakajya kubwira inzu ngo mukinge inzu. Mubwije ukuri twatashye dusanga inzu bayifunze, nishe urugi kugira ngo tujye mu nzu. Mu kwica iyo ingufuri kugira ngo tujye mu nzu, yari njye na bashiki banjye batatu, witwa Sifa Iragena Sifa Hana, n'uwitwa Iranzi Amina Tabita Dorcas. Mu kuva aho ngaho twase tujya kwa Solange, niwe muntu watwemereye kutwakira, kuko na papa yahise ajya muri ya nzu twari twaraguze aradusiga, vuga papa we yagiye imbere yo mu Bugesera, yahise ajya mu yo mu ntara. Ubwo yari yashwanye na Mukaso? Yes, barashwanye, mu gushwana bahita Gitarama, kuko nawe twari dufite inzu, ariko hakaba twari dupanga kujya mu Bugesera. Papa we yigira Gitarama. Iby'umugabo n'umugore sinajya kubyivangamo, ngende ibyanjye nk'umwana. Ariko uwo mukadato yasigaye muri karite, agenda ashaka indi nzu, akuramo ibikoresho, acumbikisha abana biwe. Twebwe arangije agera muri inzu ngo mufunge, nze naza nsanga inzu ifunze. Mu gusanga inzu ifunze, mu by'ukuri nta handi hantu twari dufite kujya, kuko ndibuka ko twarasenga mu mudugudu, bari bazi ko dusenga, n'irondo ryazaga kutujyana bakadushora tujyanye mu kagari. Ntabwo uyu munsi wa none ngewe ndi umuntu mu Mana uje utunguranye, no, cyakoze naraguye, ariko ntabwo ndi umuntu utunguranye. Turi abantu batangije icyumba mu rugo Ampara hariya, nta muntu tuzi dufite icyo cyumba. Nabara abantu bavuze ubutumwa kuri YouTube, hari ukuri birengagije, ariko Imana yo izo ukuri. Twagiye kwa Solange, twari dutora muri Okama, ahantu hari urusengero rwa Banama, ikibuga cya Banama hariya. Ahantu twabaga, nanababwiza ukuri, kera tukiri abana, muri cya gihe cyari cyageze cy'ibisasu, muri za 2 bateraga ibisasu, izo karitsiye hirirwaga batera ibisasu, abantu batera ibisasu. Icyo gihe nibwo twe dutuye muri uwo mudugudu, turi abantu baje muri ya karitsiye kera, ntabwo ari abantu tuje muri no karitsiye vuba.
ino y'inaha baratuzi nk'abana. yego. ni ukuvuga ngo Solange niwe watwakiriye, yari yarashatse, yarabanaga na papa Mugisha, yego, akabana nk'umugore n'umugabo baba mu nzu. mu by'ukuri ubwo urumva nawe mwarasenganaga icyo gihe na mushiki cyane rwose, yego, cyane ko na papa Mugisha rimwe twigeze kumusengera irondo riraza, papa ahagarara mu muryango aravuga ngo mureke abantu basenge, uyu muntu napfa. Icyo gihe baramuteye ihembe, abantu bazi ibitero by'ihembe urabizi, byaraje ibintu biramufata biramuniga, yego, twe tujya mu kumusengera, tugiye kumusengera irondo riraza ngo mureke tujyane umuntu kwa muganga adapfa. Papa arahagarara avuga ati ngiye mpagaze mu muryango, afata intebe atera intebe aricara, aravuga ngo mwarondome turabubaha tumukora akazi keza, ibyo mutubwira ni ukuri, ariko mureke Imana yacu dukorera tubanze dusenge, uyu muntu napfa mutujyane mudufunge, ariko nadapfa muhereze Imana yacu iki icyubahiro. Twari kwa papa Mugisha, twari tutaratandukana, twari tukiba mu rugo, nawe kiba mu rugo, umuryango wose ukimeze neza. Ariko nagira ngo nkwereke ko papa Mugisha tugiwe ntabwo twagiye nk'abashyitsi, ntabwo twagiye nk'abantu batunguranye, wari wo muryango dufite. donc musanze mukaso yimutse akabasiga nk'abana, n'ahantu ha hafi mwahitiye ni kwa Solange. Yego, kuko niho hantu twibonaga, niho twisangaga, niho twari tuzi ubuzima, mbese niho hantu twibonaga. Yego, kubera ko tuzana na mushiki wawe icyo gihe twafashe n'ibikoresho mu mukeka, amasezerano Imana yatubwiye twe turagiye ubisigarane. Yego, mujya mu Bugesera, tujya mu Bugesera, twavuga tumukeka twakoraga twasengeragaho mu cyumba n'iki byose, ubwo wowe usigara ubikontora, twe turigendeye. Okay, reka tugende step by step. Icyo numvishe nuko Amani na mushiki we baje bakakwa Solange, mwamaze igihe kingana iki? Twahamaze ngira ngo byabaye nko muri weekend, dutegereza nk'icyumweru. Mwamaze icyumweru? Yego. Muhita mujya mu Bugesera? Yego. Mugeze mu Bugesera, situation yaho ihari ni iyihe ishobora kuzamo bari abagore? Urakoze cyane. Mu kuza situation twari dufite amafaranga, mu by'ukuri ntabwo twagiye turabakene, twagiye dufite amafaranga, twanayikoreye no mu isoko ryaho, twari dufitemo boutique, twacujemo, papa ashinzemo boutique mu isoko ryaho, baratuzi. Yego. Mu by'ukuri muri urwo ntabwo nubwo twe mu Bugesera turabashyitsi, ariko ntabwo twari tubayeho nabi, ntabwo twagaragaga turi abana b'imfubyi cyangwa se abana bafite ikibazo. Babonaga nyine ko ari umuryango wemereye neza wishakira ubuzima, ariko nta kibazo na kimwe twagize gute twari dufite. Uriyo ufite aho kuba, ufite n'ibyo kurya, ubu urwana n'iterambere. Yego. Ariko iby'ibanze byo byari bihari. Vuga ngo mu icyo gihe no twamenyana n'umumama witwa Mama Cadette, yazaga kuduhahira, ariko n'itoro twajyaga gusengeramo ryitwa Ebenezer, nabwo yasengeragamo. Yego. Ariko ruvuga ngo twebwe twabaga muri Ebenezer, noneho uriya Chantal, Uwimana Chantal, yabaga muri ADPR, yabaga muri ADPR yiririmo. Yego. Ariko mu by'ukuri njye menyanya n'uwo mama nasanze aziranye na Chantal. Yego. Mu kuba baziranye, mu kuba bari bafitanye umubano wari uhari, bo baziranye kuko ntabwo ari abantu bashyashya. N'ejo bundi ndajya mbabwire, ejo bundi njya kurangiza iby'urubanza byanjye. Yego. Aracyari nayo, aracyatuye muri uwo mudugudu aho yari ari n'ubu munsi ntiyakiri nagituye, ariko mu itangazamakuru bavuze ko yimutse, ariko arahari. Mu kumenyana, mu guhura njye nawe, twahuye tubona ko dusenga. Uwo mumama nk'uko twebwe ntabwo tumenyereye kuba nk'imfubyi, uwo mumama twamugize inshuti y'umuryango. Yego. Yaje mu rugo, turamwakira mu rugo. Mushiki wanjye ntabwo twari tuzi guhinga, twajyaga guhinga tukamufasha. Utuntu twibanza nanjye naba natiye igare nka kwa kundi ujya kuvoma kuko nta mazi haba, tukajya kuzana amazi. Nyine twari abantu tumeze nk'umuryango. Mu kubana nk'umuryango yatujemo, mu kutumenya aradusobanukira, kuko twari abantu tutazi ibyaha. Reka mbwize ukuri, nabanye n'uriya mugore nta mugore nzi. Ubwo mubana wari ufite imyaka ingahe? Twabanye mfite imyaka 21, itaranuzura. Itaranuzura. Yego. Nta byaha narinze, nta mugore nari negeze ndyamana nawe, nta n'umukobwa nari negeze ndyamana nawe, nta n'inda nari mfite hanze. Yego. Hari impamvu nshaka gusobanura iki kintu. Bana na Chantal, nta mugore nari nzi,
nta busambanye neza n'umukobwa nigeze ndyamana nawe yego habe n'umwe. Mu kubana kwacu genda gakeya, mwabanye musezeranye cyangwa mwarishingiye? Uwo mubyeyi waje mu muryango wanyu niwe wamubashingiye? Dusobanurire. urakoze cyane. Mu by'ukuri ibi mvugana nabisubiramo. Uwo mumama yaratubonaga turi aho ngaho njye na bashiki banjye na papa, akumva Imana amasezerano itubwira, yego, akabona iby'Imana ituvugaho. Rimwe twica umunsi umwe, rimwe nari mvuye mu rugo ngiye kumureba, yego, icyo gihe twari dufite amafaranga mu rugo, ariko mufite amafaranga ngiye kuma ngo nsengera, njye mfite amafaranga, ariko amafaranga mfite ntabwo nshaka ko mu rugo nyabaha, ndashaka kuyakoresha ibyanjye. Mu kujya gusenga we yavuze ko agiye kumpa nimero, nkazihamagara ariko simvuge ko ari umumama uzimpaye, yego, ahubwo njye nsobanure ko ari Imana izimpaye. Yarazimpaye, amaze kunsengera arambwira ngo izi nimero nguhaye ni Imana izimpaye, ugenda uvuge ko atari njye uziguha, ari Imana yaziguhaye. Naragiye ndamuhamagara, mu kumuhamagara mu by'ukuri ari Chantal ari n'uwo wundi wa mubyeyi ntabwo banyeretse umubano bari bafitanye, yego, ahubwo naje kuvumbura nyuma hari umukobwa wundi waje turiyo aravuga ngo uzi ko burya wakorera diri y'umuntu gushyingira bigakunda, de none ushingiye runaka diri iciyemo. Nibwo nafungutse ku maso. Imana uretse gatoya dusobanurire iryo tekinika ryabaye. Urumva ubivuze nk'umuntu bififite, donc uwo mubyeyi yagukoreye diri yo gushyingirwa yayikoze ate mu buryo buri deeply yewe yarahanuye, kuko twebwe ngewe na mushiki wanjye, ariko mbivuze neza, twari abantu batwumvaga imvugo y'Imana tukumva ari ukuri, twari abana mu mwuka, yego, nimba Imana ivuze no kugenda twaragendaga, nimba Imana ivuze no kuryama twararyamaga, nimba Imana ivuze kuza mu ubwo mwari muri cya cyiciro abantu benshi barimo n'uyu munsi, umuntu yicara avuga ngo Imana iravuze agahita bata ubwo nibyo cy'ububyutse. Yego, ntabwo aba ari ububyutse n'ubujiji, mbese nicyo gihe twari turi. Niyo mpamvu biri yita ngo imyaka y'uruzerero cyangwa y'ubujiji. Ikindi cya kabiri nari ntaragira impano y'ubuhanuzi, urumva twese twemera ko umuntu uza kubw'ikintu aba ari cyo, ntabwo umuntu uzava mu mwuka akaguha nimero ngo ugende uhamagare ngo ujye kumuhakana. N'uyu munsi wa none umuntu uzagiye mu mwuka akandika nimero ngo babatakira nimero, nta wayihakana. Abenshi ntabwo bayihakana, wivuga ngo abenshi, njye namukubita urushyi. Uyu munsi wa none umuntu uzagiye mu mwuka akandika nimero yanjye ati genda uhamagare iyi nimero, ntabwo wabyanga. Mbwiye ko njye nabyanga, ariko abatabyanga ni benshi. Njye nanjye nuko byagenze. Yavuye mu mwuka ama nimero ndayandika, Imana imaye izi nimero, arambwira ngo simvuge ko ari uzime, mvuge ko ari Imana izimaye. Deja bisobanura neza batagira ngo ntabwo nabanje kuganira nawe, yagiye mu mwuka arahanura, amaze guhanura amanimero, amaze kuma nimero arambwira ngo ni Imana iziguhaye, ntuvuge ko ari njye, sinjye uziguhaye, ni Imana iziguhaye. Okay, we yaradekaraye. Yego, batazi kubaza ngo nimero wazikuye wati ni umama wazimaye, yego, ugiye ko ari Imana yagize gute yaziguhaye. Komeza. Naramuhamagaye njya no kumusura iwabo, mu by'ukuri njya kumusura iwabo. Nese yaziguhaye akubwira ko Imana yaziguhaye ngo muzabane? Yambwiraga ko ari we Imana yampaye, nta wundi nzabona, ngiye kubana n'umufasha Imana impaye. Yego. Naramuhamagaye mu by'ukuri icyo gihe twese tuzana i Kigali, byahise bicamo tuzana i Kigali, ariko twahuye nko mu kwa gatanu cyangwa mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi tuba dukoze iki umurenge. Imana yabahaye nimero z'urupapuro mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi mukuru, mu kwa munani 20 umurenge urabaye. Yego, umurenge mu kuba nta bushobozi icyo gihe nari mfite, nanagaze nari mfite, urumva nyine twari abana bari aho. Kandi wari wagiye gusengera, wari ufite amafaranga? Wari dufite amafaranga ko atari menshi,
yari ay'umuryango se cyangwa yari aya? yari ayanjye Yego. ariko ntabwo ari menshi. Yo kwiyangaja mu bukwe n'iki byose? Bivuga ngo yari amafaranga yakudepana nk'umuntu w'umusore mu buzima bwa buri munsi, kuko icyo gihe hari ibice nabashaga kwikorera. Icyo gihe nari mfite telefone ihenze, icyo gihe nifite telefone ya Samsung LG zari zihenze, arizo zigira telefone zigezweho zifite ikirahure gihangamye, iPhone yari ataraza. Yego. Icyo gihe numva nari mfite ubushobozi. Rero mugura twawe mu kwa gatanu, mu kwa munani ubukwe burabaye, nta n'amezi 3 twakundanye. Nk'umwana uvuye i Kigali. Ariko mu gukundana kwacu intego nyamukuru yari iyihe? Twahuye n'umukobwa ambwira ngo ngiye nari mbizi Imana rero akumbwiye ati nanjye nta kindi sindi bukugore turakora ubukwe. Nge numva gukorwa nagase ko nta bushobozi mfite, ko nta mafaranga ubukwe ngo we ntuhangayike kuko ari Imana bivuze zadushyigikira. Yego. Mu by'ukuri narambwiye se wareka tugakora i Kigali ko n'ubundi twimukiye i Kigali, ambwira ati reka dukorere iririma aho mvuka. Nawe yarabyivugiye neza, aravuze ngo uwitwa Mazimaka wari umuyobozi w'ikigo ngo witwa DDP niwe wahamagaye igitifu umurenge twe twasezeranye umunsi wacu na wundi muntu urimo, wa munsi wa prive wawe. Ko numva babishyiragamo imbaraga zihuse. Baratubukingiye. Mazimaka yahamagaye igitifu kuko yari umuyobozi wa gereza, hamagara igitifu ahita atubwira ndabaha uyu munsi. Chantal ko yarafite ubushobozi? Chantal sinavuga ko yarakoraga, ariko kuri konti reka mvuge n'amafaranga yari ari kuko ndayazi. Twahuye yari afite amafaranga atageze mu 500 kuri konti. Twahuye adafite amafaranga mu 500 kuko iyo ukundana n'umuntu abikubwira. Twahuye na n'ibihumbi 500 biri kuri konti. Yego. Nuvuga ngo rero umurenge nuko wabaye, umurenge wese ubera iwabo, twagiye mu murenge twiyakirira iwabo. Mbese ibintu byose biba iwabo. Kuko njye namusora ko nta bushobozi, byose biri iwabo. Ariko ikiri nyamukuru ni iki? Ikiri nyamukuru navuga ngo cyatumye ntandukana nawe. Uyu munsi akaba ari uko nanjye nkaba ndukwaye, kuko umunsi mfite icyangombwa kingerekana ko natandukanye twashakanye, ndagifite. Cya divorce uragifite? Cya divorce ndagifite. Yego. Mfite icyangombwa nadekaraye ku irembo, cyo kadekara ku irembo cy'uko watandukanye n'uwo mwashakanye wari uko nawe nyine cy'uko nicyo cyangombwa baguha. Ntabwo baguha ngo uri umusore cyangwa baguha cy'uko watandukanye n'uwo mwabanaga. Ubu mani ntago ari umusore n'umudivorce? Inge ndi umudivorce. Yego. Kandi w'abana babiri. Ba Chantal? No. Chantal dufitanye umwe. Bivuga ngo rero icyatumye ntandukana na Chantal mu by'ukuri nicyo najyanye mu rukiko. Nge ndavuga icyo najyanye mu rukiko, simvuga icyo njya guhimba. Yego. Mu rukiko najyanye ibirego bine. Icya mbere gufata imyanzuro mu rugo tutabigiyeho inama. Yego. Kabiri ihohoterwa rishingiye ku mutima, rishengura umutima. N'ikindi kijyanye n'ishengura ryo kuba umuntu yatuma imitekerereze idakora, kwangiza imitekerereze yawe. Kwangiza imitekerereze yanjye. Ikindi cya kabiri kijyanye n'imyaka 6 ntabana nawe. Yaragutaye cyangwa waramutaye? Mva mu rugo twagerageje kunga imiryango biranga. Imiryango irateranye. Kuko byagezeho kugeraho umugore amwe ngo nimve mu kazi wa ntunge. Roba byagezeho mu rugo nimukaga buri mezi 2. Roba byagezeho icyo gihe nari mfite umugisha nakoreraga n'abanyamazungu bakama amadolari, nimukaga buri mezi 2. Kubera izihe mpamvu? Madama twimukiraga ngo baramugongo bamugirira ishyari ngo kuko abayeho neza ngo ari mwiza ngo bakamufuhira ngo twimuke. Inzu nishyuraga ya mezi 2 yari mwiza se koko ama? Tukibana yari mwiza. Yego. Twabanaga buri mezi 2 tukata twimuka. Buri mezi 2 tukimuka. Yego. Buri mezi 2 tukimuka. Nzi gutafataga decision nk'umuntu w'umugabo cyangwa na ubwana bwari bukikurimo. Burekase. Byagezeho naho nzana na musaza we turabana. Musaza we tubana mu nzima. Yego. Nawe tukajya twimuka tugakomeza twimuka buri mezi 2 tukajya twimuka. Mushorera. Hari umugabo wo muri quartier ngo nakajyamba n'amabiri. Uzi ko yari karande. Abira aba yagiye kare. Bigeraho noneho umusaza we dukorana mu kazi. Hajya muvana mu rugo tukajyana mu kazi nkamukorana mu mwigisha gutwara tujyana mu kazi turakorana. Yego. Nawe tukajya kwimuka. Imiryango nayo itangiye kubona ko ari ikibazo. Imiryango itangiye kubona ko ari ikibazo. Kubera iki? Byageragaho ufata imyanzuro we ntamve imyanzuro nafasha kumva ko agomba gukurikizwa imyanzuro yiwe. Yego. Tubana ikintu cyadutandukanyije hanini
kwari ugufata imyanzuro ku giti cye bakumva ko njye nta myanzuro ngomba kugira. mwapfuye imyumvire. Twapfuye imyumvire. Okay. Icyo gishyizweho umucyo. Icyo gishyizwe umucyo. Rero nuvuga ngo dufitanye umwana umwe. Ubwo Chantal ndagisobanuye. Mwamaranye igihe kingana iki Chantal? Nta n'imyaka 2. Twabanye 2018 2020 twari twatandukanye. Okay. Uyu mwana wa kabiri na nyina baje bate? Urakoze cyane. Navuze ngo tukijya mu Bugesera twari twaguye. Ntabwo navuga ko twe tubagaze mu murongo. Ubwo mwaretse ibyo kwizera no gusenga. Deje urumva twe duhuye n'igikomere cy'ababyeyi. Ababyeyi tubonye batandukanye, abo twafata nk'ababyeyi baratandukanye. Hano twari dufite igikomere cy'ababyeyi batandukanye. Ngiye naraguye. Mu kugwa mu kugera mu Bugesera kurare nagiyemo cyangwa se itore twajyamo Benezeri ni mo Forotine uriya witwa Forotine twarimbaga muri korari. Ariko mu kurimba muri korari agakungo kabaho k'abasore cyangwa se k'insoresore muri korari n'abakobwa yego baba bagenda habamo imiteretano iteye ubwoba muri korari ibyo ndabizi. Usibye no ufite ijwi icyo gihe muri iryo tora nari umuvuga butumwa nabwizaga wumve ko ibintu byanjye byo kuvuga Imana subu twavugagamo n'ubutumwa mu kuvugamo ubutumwa ariko ni bya bindi muri korari bivuga ngo iyo uzi kuririmba undi akaba ushinzwe iki n'iki mu kominikana. Barara abantu bakundana muri korari atari uko bakundanye urukundo ahubwo bakundanye kubera ko bafite ikintu kibahuza muri korari. Diru zibahuza. Aba bari inshuti bazita inshuti nako. Twakinaga amasene nateraga ikorasi duhagurutsa twarimbaga muri korari yari dirije. Uwo mukobwa? Iyo mukobwa yari dirije. Yego. Rero mu by'ukuri mvi Kigali naraguye nawe yaje kuva muri korari aragwa ava Kigali. Icyo gihe ariko ni mbere yuko ushaka. Nabanye na Chantal ibyo ni mbere yuko nshaka. Kuko mbana na Chantal twese twaraguye ari umukobwa yaraguye nanjye naraguye. Uwo mukobwa se niwe wamuteye inda mbere cyangwa yimuteye inyuma? Namugubonanye nawe nyuma. Okay, nicyo nandi kubaza. Nuvuga ngo rero tuva mu Bugesera nyimara gutandukana na Chantal. Nongeye gura no mukobwa ariko duhura nk'abantu bafitanye amateka baziranye. Urumva hari ibintu byinshi twatuziranye twabanye muri korari. Umutereseho twavuganye ivuga butumwa. Buriya umuntu mwasuranye akazi wanyu warwara iki muri korari mugakorana amasengesho n'umuntu ubukuzi. Ntago ari umuntu wakuri. No mu gukora ubukwe yarabyumvishe ko nakoze ubukwe. Arabyumva biragenda. Rero mu kumenyana nawe nongera kumenyana nawe bituma tubyarana. Twese twabaye turi abapagani ntawabaga mu rusengero. Emwe mwarucitse. Twese twaraguye. Ubu tuvugana nge nigiraga mu kabari nkanywa. Yego. Nge sinkubeshye numvaga ko uyu munsi wa none rigana nitangira ukuri abantu batari bazi. Ubu abantu baraza bagatanga uburari ijambo wakunze wavuze ndagukunda ariko ntabwo barabizi. Bavuga ngo amakuru ya Imani wabwiye ura mubyeyi nimba n'umubyeyi watangaje inkuru genda ushaka amakuru ya Imani. Mu by'ukuri yatanze amakuru atariyo. Bundi mbere yuko menyanya n'uriya nge nari naraguye n'inywera inzoga nigera muri piscine kuryoshya. Hari na event yabaga ari ya nimba uhazire bari uri tuyindera. Karaganda kazamo kuzamuka indera. Hari event yabaga buri weekend. Harashyaga ira event rero nabaganyeremo. Hari mu bana babakire. Ira event baraba DJ babaga bakoraga birabikorwa hariya haradabaga mfitemo haraburi wagata buri w'icyumweru nabaga mfitemo event mfitemo n'ibikorwa. Security yabaga yapanuwe. Wumve ko nge nari umuntu woroheje. Niba ramwereye aho ntago woroshye. Ira event yabaga hari nimba uyizi. Wenda bizi n'abana bo mu ngofero bahanyweraga. N'abana bo mu ngofero babaze uyo wikwirwa uvuga byinshi n'abana bo mu ngofero banywerana banyine ubwo yo sinzi uko byanagenze byarashyushye birashyushye bita bigenda. Yego. Usibye ira event ntirariraga mu kabari. Yego. Za Nyamirambo ntiraraga mu kabari. Najyaga kwibyinira. Twisohokaniraga n'abakobwa. Ndetse abataraje kuri kamera twasohokanye mu tubari twaranye no mu tubari twakoranye n'amabi ni benshi. Barababonye ni bake. Ibyo byabaye ariko ari uko Chantal mutandukanye. Ibyo byabaye ari uko nge na Chantal twatandukanye umwe acibwa n'undokwe. Kandi witonde gato mbana ntandukana na Chantal maze imyaka 6 tutabana nabyo. Ibyo nabikoze nyuma y'imyaka 3 ntandukanye na Chantal. Kuko muri 2020 dutandukanye ntago nahisengwa. Ahubwo bitewe n'ubuzima n'iki no kugena umuntu acika intege nyuma y'imyaka 2-3 nibwo nisanze muri zo nzira naraguye neza. Nge naraguye bigeraho ku mutwe wanjye iwana ntunga umusatsi kabisa.
nkajya njya muri salo nkajya hara muri bara zirasa zo gusha abasitari nkajyaga kwiyogoshesha niyogoshesha ahantu njya gutanga 10,15 bakanyogosha bakaniramo fresh urumva narerekuraga nitagaho ko nta bitatuwaje washyize ku mubiri tatuwaje ndayifite mfite hano mu gatuza mfite hano ku kuboko ariko izo twereke turebe amana singi tatuwaje singi tatuwaje none naraguye mbye nta nzoga nimwe ntazo izi shisha bavuga narazinyweye izi nzoga njye najyaga mu kabari nanywa Heineken iyo utama Heineken ntago nabaga uziko najyaga hari akabari kari hano Gisimenti nani Kiremera najyaga nkabakanzanira tebo y'inzoga bagashyira ku meza bakobwa kaza kambwira ngo watubabare ukadusohoka nawe aticara umwe nurambude ubutaye mu by'ukuri ari umuntu uzakavuga amakuru ukumva ari yagutangiye igice akumva ubuye bagumva wagakwikuza ukumva wakagombye kwitangira wari watanze abanyarwanda ngo ariko ngo hari igihe bajya bamvuga ngo ngira ngo singiye ngatega amatwi ngo numve niba ari kuvuga hano kuri YouTube umuntu arazaga kuvuga abate ko subura ningiye ari kuvuga cyangwa nundi wenda babonye umeze nkanjye ko numva bari kumbeshyira cyangwa bari kuvuga gahoro yego rero mu by'ukuri bamvugiye uwo ntarewe njye Nyamirambo iranzi ugiye Cosmos yanzi Nyamirambo iranzi ugiye Remera baranzi hari utubari twinshi ugiye nahari ya hegera harya mu migena ye uranzi ahantu benshi bagiye bageza gute banzi ahantu benshi barakuze muri icyo gihe rero nari muri uwo muvuduko muri ayo navuga ngo muri ayo maraso ashyushye nibwo nabonanye nande na Forotine nibwo twahuye yego ariko nanjye cyankuruye amakuru nari mfite nuko nawe yararaguye atari mu nzu y'Imana yabaye bandi nka twatwe ntabwo ari mu nzu y'Imana yego rero ibyo kuvuga ngo sinje kumuvuga twese twahuye tudakijijwe dukora ibintu biva mu mwana icyo nemera umunsi wa none umwana dufitanye umwana kuko yitwa nibura mwana ndamukunda yitwa n'izina ryanjye rimwe afite n'izina ryanjye rimwe yitwa Imani Sien Agam afite izina ryanjye rimwe ntabwo namwegana n'uwanjye yego twawe rero turi mu byaha twese turi kwiryohereza turi kwirira ubuzima mu kurya ubuzima havamo ikiza cyo guhaga yego kiza cyo kurya umuntu yari yarahaga yari yarahaga njye narariye turahaga ikimenyetso cy'uko twari tugahaga twibarutse umwana yego umwana arahari kandi simwe mu bivumbuye si twe tubivumbuye rero icyo nabwira abantu ntago ntihakanye ko ntamuzi ndamuzi n'umwana uvugwa n'uwanjye ntago mwihakana ni umwana wanjye ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi afite ubuzima bwiwe nanjye nkaba mfite ubwanjye ntago mwabanye we nk'umugore n'umugabo mwabonanye kubera ibyo byaha mwari murimo uyu munsi nongeye mbishyireho umupaka nongeye mbishyireho n'umucyo nta muntu mbana nawe nta n'uwo mfitanye gahunda nawe ari Chantal rero Forotine mfitanye gahunda nawe kuko uriya tubyaranye umwana agiye kuza ejo bundi imyaka 2 mu myaka 2 ntago ngiye nzi nawe ntago nzi bivuga ngo umuntu umaze imyaka 2 mudahuza umubiri ntago ari umugabo wawe yego bivuga ngo mu gihe kuva yasaminda nyuma yuko turiye tugahaga ibyavuyemo nyine twakiriye ibyo umwe akomeza uko n'undi akomeza uko yego ama none ndashaka ngo tuze sibyo ikigaragara nuko mbere ngo ari inshuti na Solange na Papa Mugisha n'umuryango waje kongera guhura na Solange kugera no ku rwego uyu munsi kuri YouTube bitewe n'ibyavuzwe abantu bavuga ati Amani n'umugabo wa Solange urakoze cyane Solange ye nazaga kubareba nje kubareba kuko sister wanjye dutandukana tujya mu Bugesera we yasigaye i Kigali kwa Solange we yagumye kwa Solange yagumye kwa Solange okay mu by'ukuri mushiki wanjye ajya gushaka Solange n'abigizemo uruhare umva nta babyeyi twari dufite yego nta kirengera nta kirera twari dufite mushiki wanjye ajya gushaka avuye kwa Solange mu kuva kwa Solange donc ba Solange nibo bamushingiye Solange no mushingiye yego n'umugabo we umugabo wa mushiki wanjye yaje kwa mama Mugisha na papa Mugisha mu rugo aje nko kugira gute gusaba no gukora aje kuvuga ngo uyu mwana murera witwa Sifa uyu n'uyu ndashaka ko tubana
kwa kundi umusore aza mu muryango w'umukobwa. okay, nabyumvishije. Ni ukuvuga ngo umugabo wa mushiki wanjye yaje mu muryango wa Solange na papa Mugisha, baza mu muryango wabo. Yego. Rero mu by'ukuri ubuzima bwo gusenga twari umuryango. Yego. Urumva ko mushiki wanjye aza kuzajya kubana n'umugabo yavuye kwa Solange bamusenga. Nibo baje kumudambagiriza. Papa Mugisha na Solange nibo bamutanze. Yego. Donc kandi ntabwo bamutanze mu bwiru, nta nubwo bamutanze mu ibanga. Umusore yaje mu rugo arabateguza, araza arabasura. Yego. Nkuko umusore ateguza nzaza kubasura, araza akabasura mu ikaze, bamuha karibu, baracara baraganira. Papa Mugisha niwe wanatetse na fanta zamwe niwe waziserivye. Yego. Umuryango ntago ndi umushyitsi. Nyuma y'ibyo ngiye njya kugwa nabicyo navugishije ukuri. Ngiye nyuma y'uko ngo sinzi kubeshya no kurya ku ruhande. Ngiye nagwenda we naguye niyo nakijijwe nawe nakijijwe. Ngiye naragoye narabakete ibintu byo gusenga, narabwiye na Solange ati sura ngewe ibintu byo gusenga iyo Mana yanyu muyigumane, ngiye yarambabaje ndabivuyemo ndagwa. Ndambwira ati muri gahunda nitwe twatangije umurimo tuguha icyumba ariko gisigarane, usigaro biyobora twe turigendeye. Yego. Nge nigende ku giti cyanjye. Muri ayo mambi yanjye nikoraga Solange atayazi. Nabyo yarazi. Abikuze yari twaravuganaga se. Ariko ngo wajyaga na Dubai. Ibyo ndabigeraho. Nikoreraga amabi yanjye turacyo koze namuhamagara kuri telefone, mero umeze amakuru muraha abana meze gute twisawa. Ahaganga gusa wazadusuye uzanzajya numva uraho nta no kugera mu rugo. Ndawe ati nzaza. Ariko mwe minsi ngaba nafite deal yo kwikinira ngajya Dubai. Mu kugenda Dubai nagiye n'abatabizi, nagiye na Solange atabizi. Nta n'umuryango wo mu muryango wo mu rugo wamerekeje. Habe nomwe. Mbere ikintu cyongeye kumuza na Solange. Dubai warugiye mu biki? Yagiye mu kazi. Okay. By the way nanabisobanura mfite n'akazi keza. Nanabwira abantu baza kuri sobya umuntu. Ndaza kubivugaho. Yego. Menya Dubai, nongera kumenyekana na Solange. Nari mfite umukobwa twakundanaga. Naramubwira ati ngiye dore ngo umukobwa ngiye kujyana mu muryango. Umukobwa ngo ngiye kubazanira nzamuzana iwawe mujyana no kwasize, ni mwebwe mfite. Nzamujyana kwa mushiki wanjye nanamukuzaniye umurebe wicare uzinga umukobwa tuzabana n'uyu. Yego. Nibwo nongeye guhuza communication twongera kuvugana, ariko ubwo nari hanze. Ntabwo nari ndi mu gihugu. Yego. Ubu uyu munsi uwo mukobwa macyara musheri oya twaje gutandukana. Yego. Muri uko kongera gukominikana kuvugana nibwo hajemo gukizwa. Nibwo nongeye kuza gukizwa. Nongera kuza gukizwa. Mu kongera gukizwa urongera urihana mbega. Nge nta muntu waje kumbwiriza ubutumwa, ijwi ry'Imana ryaranyisanye nkuko Sawuli ari kugenda mu nzira ijwi rikamuga ngo Sawuli wiririze iki bundi kuki wirirwa umpiga ushaka yiki ndenganyiriza iki. Mu gihugu cy'abazungu tudahuje uruhu nagiye kumva ijwi riraza rirambwira ati ibindi bite byawe ibintu ni bibiri, urapfa cyangwa urabaho, hitamo kimwe. Ndabati ndabaho. Nimba baho ibintu ni bibiri, urihana ureke ibyaha byawe ureke n'ingeso zawe ukizwe umbere umukozi. Ndati ko bikomeye. Ndati hitamo gupfa cyangwa gukira. Nuko ijwi ryaje kambwira urapfa urakira. Ndati ngenda kira. Ngiye nihamagara Solange ngo ati rero mere Imana yaje iransanga nawe intumyeho. Irambwira ngo ninkizwe umurimo nataye. Ubivuga ko tujya mu Bugesera nkagwa nasize umurimo. Nzi Kigali dutandukana n'umugore nasize umurimo. Twawusigiye Solange turigendera. Imana yarambwira ngo ibyo wataye ugomba kongera kujya kubireba. Yego. Numvise ari ihurizo. Kuko ubuhamya nyine naramaze gukwepa Imana naragiye. Yego. Namagaye Solange ngo ati ndashaka kwatura. Imana imbabarire gusambana, Imana imbabarire kwiba inzoga, Imana imbabarire imico yose ndayivuga. Ndatura mbyenda meneka. Ndati Imana imbabarire riri ry'umubiri, imbabarire kwikinisha byose ndatura ntacyo nasize inyuma. Yego. Gusomana imbabarire, kurara mu kabari imbabarire, kwiba n'uburyaryi byose ndatura. Ariko muguma turereze ngambwiza ukuri. Yumvishe ari nk'abawe, yumvishe ari kwa kundi bisanzwe. Urundi kuko yazi ko nagiye. Yaragatiri uko nubwo wate ntago mbyemeye ko nyijijwe. Yaratuye ati Imana ikubabarire ndagusengera ariko birangira. Ntitwongera no gukominikana. Aheruka muhamagara natura gusa. Rero mu kwatura
maze kwatura narengeye nakomeza gusenga kwanjye nabona message we nkayimubwira nawe yaba niwe akayimbwira ni uwo mubano twari dufitanye nk'umbiye n'umwana yego nta bindi byadanje mu kazi habaye ngombwa ko tuza urabizanze bakora amezi 8 bagafata amezi n'ikiruhuko yego icyo gihe mama wanjye yari arwaye ameze nabi byabaye byo ngombwa ko mu kazi bambwira ati tugiye kujya mu Rwanda bavuze mu Rwanda na mama yari arwaye ameze nabi ibitaro byose byamunaniwe mbona ari urupfu mbanje mu Rwanda mu kuza mu Rwanda naje ndukiye muri apartment Kibagabaga umusore nshuti yanjye afite apartment iyara Kibagabaga ndibuka icyo gihe baraje bamana icyumba cyo hejuru muri etage cyiza gifite igitanda cyiza mba muri apartment ariko kuba muri apartment kuko naje nkijijwe muri ba bantu twese mva muri Kigali navuye muri Kigali bazi ko ndi umunyakirori nta wari uko nyijijwe ndajya mu bwizo kuri nkizwa abantu ba mbere nabanje kubwiriza ubutumwa nabo twasambanye nabo twasangiye inzoga nabo twakoranye amabara impamvu abo twasambanye nabo twakoranye amabara taje kuri kamera nibo nabanje kubwiriza abo twasambanye narihanye ndavuga ngo nyene nago nzagaruka na nyuma ahubwo njya kubarondora ubusambanyi bagikora gati nyuma yanjye wabonanye n'uyu njya kubatuza nabanje Imana impamagara nabanje kujya kubwiriza abo nakoranye nabibyaha impamvu batabanye kuri kamera yego kuko bo baranze kuko nyine nyuma yo dukoranye ibyaha nkagenda n'umunyabyaha mu gufatirwayo nafatiwe ari bonza kubwiriza kuko nibo bantu narinze aho twakoranaga ibyaha nibo umuryango nari mfite n'iyo societe nari mfite niyo nabanje kubwiriza ndabwira ati mwana ngiye narakijijwe niyo munsi wa none abakobwa nabwiye ko nakijijwe ntago barabyemera hari nabemeye kuza gukizwa ngo barebe ko ari byo hari nabaza mu rusengero ngo barebe ko nakijijwe bwagase ko dukumbe kwigira mu marange ko twajyaga mu marange tukarya tukamera neza waje tukisohokera harambwira ati waje tukisura ndi kwisura waje tukigira muri hotel tukajya kwisura tukajya kwira ubuzima we narakijijwe rero mu kuza mu Rwanda naje mu Rwanda nta muntu muzi ko nkijijwe harimo abonye izi zaga zose zabaye papa Mugisha meruka naraguye Solange meruka naraguye Chantal meruka naraguye Florentine meruka naraguye bose nta numuzano nihani kuko nihaniye ntari muri iki gihugu natuye agakiza nari muri iki gihugu cyakoze na nkuko umuntu uri muri Canada Amerika amaga Solange akaturanye namubwira ndatura kandi nyuma yo kwatura ibyaha byawe kamera intege nkeya urababarirwa yego ngiye nati ibyaha byanjye nakoze no kuvuga ndatura ngaruka mu gihugu ndi umukristo mu mutima ariko mu isi bazi ko ndi Kanyabirori yego rero mu by'ukuri nza mu rugo narabateguje namwe nzaza mu rugo naje hano muri famille ya Solange papa Mugisha na Solange ntabatunguye narabamagaye narindi hanze ndi mu gihugu ndi kwa muri apartment ndaza kubasura baranyakira nza rimwe nza kabiri nza gatatu nza nkoze wabo bigeraho mbabwiye ati ngiye kuva muri apartment rero nshaka inzu yo kubamo kuko apartment iri gutwara amafaranga menshi baragwa mu madolari iri kumenda bo barambwira ati rero ngwino tugufashe gushaka inzu yego wumva ngwino tugufashe gushaka inzu nuko banyakiriye mu muryango yego nuko nyakira nk'umuryango nta n'ukwezi namaze kwa Solange ni cya cyumweru kimwe cya bibiri nta gihe namaze kwa Solange nta kwezi icyo gihe papa Mugisha kuko reka mbishyire umucyo nageze mu Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwa 8 2025 yego mu kwa 9 nari mfite aho kumva ntabwo natindanye nabo yego na papa Mugisha barabanaga nje naje babana nk'umugore n'umugabo kandi natandukanye babana navuye mu rugo rwa babana nk'umugore n'umugabo icyo kintu bacyumve papa Mugisha navuye mu rugo rw'abana we n'umugore we babana mu nzu n'umugabo yego ninjiye mu nzu babana nsohoka abana abantu yego vuga ngo nabanye navuye mu nzu yabo babana nk'umugore n'umugabo ngiye nasize babana yego aka kantu nkahishure neza yego numvishe bajya kuri YouTube ngo baranshinza ngo nasenye urugo rwabo ndarujyana ngiye nasohotse mu rugo rwa Solange na Fideli bariwe papa Mugisha babana nk'umugore n'umugabo mu nzu imwe yego namaranye nabi cyumweru kimwe cyangwa bibiri muri icyo cyumweru ndogera ndigena mbasiga nk'umuryango nasanze banyakire ndabasigangira gute ndagenda aho turi kubyumvikana uyu munsi ububahe uyu munsi wa none mba rigana navuga muri location abashaka azagenda bavuga
mba mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Masoro umurenge wa Ndera mbana na sister wanjye yego niwe tubana niwe ari imyenda yanjye niwe ari ibintu byanjye byose. connection yawe na Solange izigaruka uyu munsi uri kubana na sister wawe yego connection backing we na Solange igaruka ite ku buryo umuntu ngiye niba Robert umbajije ati intro zose naje hano n'uyu munsi naje amani musanga hano. urakoze cyane. Impamvu ndi kumwe na Solange ni YouTube. Ndi umukozi wa Solange TVT. Uyu munsi wa none mfite badge y'akazi ya manager. YouTube channel ya Solange ni ngiye ifite. Nyuma ya Kimanuka. Yego. By the way nakanabije twaje buriya Kimanuka akora kwa Kimanuka twarajyanaga nagambireba. Ntabwo akenshi hari message agiye asora turi kumwe. Solange yicara Kimanuka hari buriya bavuze ngo Kimanuka yatwenguka ko twakoraga turi na batatu. Kimanuka yicara akabaza Solange tukitahira. Hari yazaga n'abandi bantu. Yego. Ntabwo akoraga ikiganiro wenyine nabaga mpari. Vuga bya YouTube kugira ngo mbyinjiremo nabanje kujya muherekeza akorera ibiganiro. Kugira ngo byige mbimenye. Vuga ngo impamvu ndi hano uyu munsi wa none cyangwa se impamvu nkorana na Solange ni ukubera YouTube. Ni umukozi wa Solange TVT. Ndi umukozi wayo. Ndi nka manager. Uyu munsi wa none mu gihe hari gutegurwa hari gutraining urabizi buri kigo cyose iyo gifite ibikorwa remezo bazana abakozi babo bakagira igihe cyo kubigisha n'igihe cyo kubemera gutangira akazi. Uyu munsi wa none ndi manager ariko nkaba nufata amashusho nkaneditinga nkafata n'amashusho ya live bivuga ngo ibikorwa byose babona ibiganiro byose babona guhera ku ifoto kuri thumbnail ku editinga buri kantu kose n'ibyo ugakora uploading byose n'ibyo ubikora. Mu kubikora iyo afite ibiterane ni njye uri gushaka communication yose ibijyanye ku materino kugira ngo abe online ibijyanye kujya amasenyesha ni njye uri kubitegura nka manager. Vuga ngo Solange uyu munsi nagakiri wenyine afite team nini. Yego. Nawe arabivuze ati hari team imfasha. Mu bikorwa byanjye ntabwo n'igihe nyine mfite abamfasha. Ngiro ndi hano nk'umukozi wa Solange TVT ushinzwe ibikorwa bya Solange TVT. Yego. Nkaba ntari ngiye nyine akaba ari n'ahandi mutabona hano kuri kamera. Kuko Solange TVT ni nini. Ni nini. Rero umunsi wa none impamvu nkorana na Solange turi kumwe n'uyu munsi tukiri kumwe nuko ndi umukozi we ni mu mvugo y'isi ni boss ni mabuja. Yego. Ni mabuja. Rero abantu bazatubona none se mabuja agiye gukora ikiganiro runaka turajyana. Impamvu abenshi bazatubona ahantu hatandukanye henshi. Yego. Mwitoro runaka azajya kuvuga ubutumwa nzaba ndiyo. Mu ntara azajya nzaba ndiyo. Muri hotel runaka azajya gufata ikintu nzaba ndiyo. Mbese ahantu hose bari kuko nyine afite ikinyamakuru cyangwa se afite umuyoboro w'ivuga butumwa mbamari. Yego. Ni impamvu batubonana ni impamvu ushaka kuza mu rugo ntumbure kubera iki nyuma yo gufata ibiganiro nk'ubu dufashe iki kiganiro dufashe ibiganiro bijya muri bitatu biraza kumfata umwanya munini mbikora birantwara nk'iminsi 2 mbikora. Iminsi 2 ndajya ku editing mve ku editing njye ku uploading mve ku uploading njye gushaka tamanye njye mvuga ngo birantwara ibintu byinshi. Ibyo byose ninjye ugiza gutibikora. Rero mu gihe mfite imikoranire impuza nawe ngomba gukora igare turi kuko nta kintu ngomba gukora namubaza buri kintu cyose ngiye gukora nabaza mabuja mbikore gute. Boss mbikore gute iki mbikore gute iki mbikore gute menyekane abantu ko ngiyewe nta kintu ushobora gukora nta mubajije iki tegeko ryose cyo ngiye gukora mbanza kumubaza. Yego. Mbo ndumva bibishyizweho umucyo ndashaka ko dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Yego. Ibindi bazatubaza muri comment tubasubize. Ni iki wabwira Papa Mugisha uyu munsi bitewe n'ibiganiro yakoze? Kabiri abamwumvishe nyine bakumva kuri kwe kuko twebwe muri media tugira icyo bita both side and conclusion. Donc impande zombi n'umwanzuro w'ibyo twumvishije. Ubwo ni kwa abumvishije uruhande rwe bakabumvisha n'urwa Amani sibyo? N'urwa Solange twarukoze narukozeho. Uyu munsi abakunzi donc babyumvishije ni iki wababwira dusoza? Icyo nabwira Papa Mugisha nge mufata nk'umubyeyi kuri nge kuko yaratwakiriye turi abana. Yego. Akadufata agashyingira mushiki wanjye akananyakira. Mu by'ukuri
inkuru yamvuzeho ni ikinyoma. yego Icyo nge namubwira, buryo iyo ufashe umwana ukamwirukana, iyo ufashe uwo mwashakanye ukamuharabika, mu by'ukuri ikintu uba ukoze ni iki? Uba wangije ubuzima bw'uwo muntu, yego wangije ubuzima bw'uwo mwana. Njyewe ubutumwa namuha, nareke kwangiza umuryango we, agaruke mu rugo, kuko urugo rwiwe n'urwiwe. Njyewe Imana Emmanuel ntabwo ngana na Solange, ni boss. Kabiri, ngiye gushaka, ntabwo nashaka Solange w'ababyeyi batanu, w'abana batanu. Ahubwo mfite babiri, yego mfiteho batanu, barindwi. Muri barindwi nta mwana dufitanye, biransaba ko nidushakana tuzibaruka. Izo mbaraga njye ndazifite. ubwo mwaba mujya abandi batatu byaba ari 10. Ngahe bazi ako mwana abantu buriya hari ikintu baba badashyiramo logique ngo babanze barebe. Ikindi cya kabiri, ubwanjye kuri Solange yashingiye mushiki wanjye, imiryango izi ko turi umuryango. Nese nabwo nitubana baravuga noneho umuryango umwana na nyina babanye. Hari ibintu bitakwiye kuvuga, kamema ibintu bidakwiye kuvugwa. Niyo mpamvu umunsi wa ikintu nashatse kuvuga, impamvu mvuze ngo umubyeyi ufata umwana ukamwirukana uba wishe ubuzima bw'uwo mwana. Namenye ko ari kunyicira ubuzima, ari kunyicira ubuzima, kuko uyu munsi wa none mfite akazi, reka nanabamenera ukuri. Hari ikigo nanabonye muri iki gihugu cyagiye kungira umujyanama w'ikigo gikomeye, cyari cyamproporokera mwe rero bitewe n'ubwenge tukubonamo, turashaka kuko utubera umujyanama. N'abantu bakomeye sinabamenyesha ko mwahita mubona baba kuri social media, ariko agisora kiriya kintu nta kintu bongeye kumvugisha. Banyi inuva ngo we yanyiciye izina, kandi ukura kuzi. Rero icyo namubwira, nagaruke mu rugo, abane n'umuryango wiwe. Nge ntago naje nsanga ari kumwe n'umugore wiwe, nanagenda ari kumwe n'umugore wiwe. Atandukana n'umugore batandukanye ntahari, nibo ubwabo bitandukanyije ntabirimo. Rero aho abinzanamo, nge nambabare kuko ari kumpemukira. yego Nge niyo message namuha. Ikindi nabwira abantu, abantu bakora inkuru, mugakora inkuru ku bantu. Solange ntago aba mu ijuru, Solange ntago aba muri Canada, Solange aba mu Rwanda b'i Kigali. Waje ugasaka Solange ukaguha amakuru. Kabiri, wampamagaye nkaguha amakuru. Ziko mu byawe nta muntu n'umwe wigeze umpamagara ngo mwime interview, nta wigeze ampamagara. yego Ngabwira waje ukaduha ukuri, cyakoze baravuze, ariko nta wampamagaye ngo azeme muhe interview. N'uwampamagaye ampamagara mbaza nimero za Solange. Nkibaza nere se kuki bavuga ibintu banyirubwite bari bagamaga banyirubwite bakazakivugira ukuri. yego Turi mu Rwanda, tuba kuri social media, biba turabireba. Waje ukavugisha nyirubwite, ukamenya uruhande rwe. Rero ntago mbana na Solange, tunateganya no kubana, ntituzanabana, kubera ko n'uyu munsi mbishyireho umucyo. Nta wundi nita mama, nawe mfite nk'uwo nazita mama, ninakora ubukwe igihe nzumva icyo gihe ari ngombwa, usibye ko nta bindimo. Nifite ibikomere byanjye, kuko nyuma y'ibyo naciyemo hari ibikomere mfite. Narababaye, njye mfite ibikomere, kandi nakomerekejwe nabo twabyaranye. Bivuga ngo rero nyuma y'ibi nta n'umuntu wundi wakwambara ikamba ry'umubyeyi, kuko nyuma y'uko umuntu agutaye undi akagutora, mu Kinyarwanda bavuga ngo umubyeyi si ukubyara umubyeyi, ubwo aba umubyeyi kuko yakureze. Ntabwo umuntu yaba arandeze ngo njye guhikamba ngo nuko guha credit card y'umuntu ngo uri umufamiliye, guha credit card ngo uri mama wacu ntarakubonye. Undi yaraje akamfata akandira akanyigisha dusubira akansubiza ku murongo ngo njye guha credit card umuntu ntabonye. None bivugira ukuri, njyewe icyo mpanga kuri Solange nka Imana nukuza mu igama ry'ababyeyi, nakoze ubukwe akaza akambara ikamba ry'ababyeyi bakarima, kuko mama ni munsi namfite, nta muntu mfite. Kwa nta mama mfite, rero mfite uburenganzira bwo kuba yazakambara iryo kamba ry'umubyeyi. Cyane ko n'ubundi yaryambaye hehe, yaryambaye kuri mushiki wanjye. yego N'ubundi rero afite no kuzaryambara kuri inde, afite kuzaryambara kuri njyewe. yego Rero niyo mpamvu icyo navuga ngo
nta mubano dufitanye, nta n'urukundo dufitanye, nta n'ubucuti dufitanye. Uyu munsi ndi umukozi kuko mfite ibyo nkora. At the end namaze kubona ibi bindi nkora n'ibindi bizazamo abandi. Kuko urumva na ibyo bintu byose nkora nibikora ndi umwe, bikora ndi njyenyine. Ariko the day abandi bamaze kumva systeme yuko uriya buri kintu cyose gifite umurongo cyubakiraho, gifite itangira gifata n'iherezo, kandi nta rusengero rutagira imyemerere. Na Solange TV igira amategeko ayigenga. Impamvu umunsi nabwira abantu Solange TV igira uko yubatse, igera iva naho ijya. Umuntu uri kuza gusenya ibikorwa by'abandi uri gukora ibigize icyaha, kubera ko buri kintu cyose kigira icyuko cyubatse. Urusengero utubahiriza amategeko yarwo urasohoka ukigendera, wayubahiriza mukabana mu mahoro. Iyo bo utubahirije amategeko baragutenga. Rero bamenye ko abantu ibyo bakora byose buri kintu cyose gifite uko gikora, n'ikintu cyose gifite uko kigenda. Rero icyo nababwira nabamenyekanisha, ntabwo nteganya ko Solange si umugore wanjye, nta nubwo dukundana, nta nubwo buriya akantu gatangaje. Buriya ndi mu bantu muri groupe yacu tugira yitwa Afite Intumbero, dusengera kuri WhatsApp ndabayobora, dukora umurimo w'Imana, turacyari kuvuga ivugabutumwa, namukanya tugiye gukora amateraniro. Muri groupe bagiraga ikintu cyo guhoberana. Ndi umuntu wanga guhoberana, bazanaga ibintu byo guhoberana nkabya ati mu munze nabazimu wamujya ngo muhobere umukobwa nkireho agatuza kiwe numve na profile yiwe n'imisatsi yiwe ngende mutekereza. Ngende umuntu ufite philosophe nanga guhoberana. Yabaze ko nta nahoberana na Solange, ariko banyire bashyize ifoto twasomanye. Yabaze ko ntago ndahoberana na Solange. Sindahoberana na Solange. Ariko bazi bashyize ifoto turi gusomana. Ibaze umuntu utaranahobera. Iyo bayita artificial intelligence. Wumvi ukuntu abantu bica ubuzima bw'umuntu. Ibaze ko no mu nzozi narota. Sinarota mbwira Solange shiri, sinarota mbwira Solange ngo wampaye. Ibaze ibintu bitakubona mu ntekerezo, ibintu utanarota. Rigana no kubwiza ukurumva ko bavuga ngo Imana iravuga, bamwe abantu bahanura. Niyo Imana ze kamwe ngo umurwayi ni Solange, nayo iyo ntinabaho, nimbi nabaho iyo ndayihenyoshe. Nibyavamo n'umutima wanjye, usibye n'umutima n'umubiri sinanabyibona meshusho sinanayize. Nje ntago umuntu umubiri wanjye n'ubwonko bwanjye n'imitekerezo n'umuryango wamaze kwakira ko ari umuntu wo mu muryango, muri nge mbona ari umubyeyi kuri nge, namwaye icyubahiro cy'umubyeyi bitewe n'ibikorwa yakoze kuri nge. Kona nabaye umugabo we, icyo ni ikintu ntakumva no mu bwonko bwanjye. Amareka dusoza ikiganiro. Nyine abantu baravuga mwana, abantu baravugana kandi ntabwo bazareka kutuvuga. Ibinini aba ari binini cyane, buri muntu wese avuga ibye. Natwe hari abo tuvuga, buri muntu wese avuga ibye, niko duteye. Nyine Imana yaduhaye umuntu wo kuvuga, uruboti ifite abo mvuga, nanjye hari abamvuga, hari ibyo tumenya, hari ibyo tutamenya. Nta muntu batavuga. Uri kuvuga abandi ujye utangira kwatuza akanwa kawe uri kuvuga abandi, ujye umenya ko nawe bakuriho. Nibyo nta bindi, nuko isi yubakitse. Reka ngushimire ku mwanya duhaye. No, urakoze kandi. Kubamye duhaye, komeza ukora akazi, ubuntu bw'Imana bubarinde. Mwe mujye mwirinda ibyaha, niyo nama nanga. Mu Rwanda intambara nziza yo kwizera kandi Imana izabaneshereza. Wakubwira ngo shalom. Shalom, shalom. Asante.